Hi guys, mumeze fresh ni wa muhungu wanyu Iradukunda Kevin bageze ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nabonye mu mwese mwateye comment murambwe ase kuki nakibakorera ibiganiro, ariko ndagira mbabwire ati ubu nagarutse. Hari akabazo kari karavutse bitewe na telefone yanjye yari yagize ikibazo, mbabwira ngo mukomeze mukande subscribe. Ubu nagarutse kugira ngo mbageze ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye. Mwe wowe ugeze kuri channel vuba wakanda subscribe ukajya ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Munyemere uyu munsi tugaruke ku nzira y'umusaraba iri kuvugisha abantu benshi cyane. Ikaze kuri Iradukunda Kevin. Basize mutekereza muvuga se ngo ni gute iribagiza ngo yabarasohotse mu cyumba ko twari tuzi ko yari yarafunzwe akaza guhura na Cyusa. Uyu munsi naje mbibabwira, uyu munsi ndababwira ukuntu yaje gusohoka kugira abonane na Cyusa. Yagiye mbere yuko asohoka yabanje kuganira na se, aramubwira ati papa ndabizi ko nta cyaha nakuze, kuki mwanyingiranye bigeze aha ngaha. Ise aramubwira ati impamvu nagukingiranye urabona murumuna wawe, urabona Cyusa yamuteye inda. Impamvu nagukingiranye ni ukugira ngo na Cyusa ngo nawe atazabigukorera akaba yagutera inda akakujugunya. Mukobwa wanjye ngo si uko nkwanze, ahubwo ni ukugira ngo utazagira nibi nawe utazahura n'ibishuko ukamera nka Isimbi. Iribagiza aramubwira ati naho ibyo wari wakabaye warabimbwiye kera, wakabaye warabimbwiye kuko ibyo byose nabyinda, ariko mutakwiye kunyingirana ngo mere nk'imfungwa. Ibintu byaje gutungura abantu benshi cyane, ni ukumva ko ise yaba yaramukingiranye amuziza ko adashaka ko ahura na Cyusa. Ariko yamubwiye ati papa humura, njye ntabwo ibyo nzabikora. Wamvugana na Cyusa nivuze ko nanjye yanshuka ngo turyamane, dushobora kuryamana naramaze kuba uwe. Arangira aramubwira ati noneho ngo wasohoka ukimera neza nta kibazo mukobwa wanjye, pfa kubisezerano umpaye uzarisoza. Uko nguko niko bamufunguriye kugira ajye guhura n'uwo bita Cyusa. Barahuye cyane, barahoberana cyane pe, barahoberana nk'abantu bafitanye urukumbuzi. Iribagiza yagiye gukomangira Cyusa, Cyusa asohoka atari kwiyambitse, aravuga ati ni wowe koko, ni wowe ngo uragarutse koko, ngo nari narakubuze shiri, ngo nari narakubuze, ese wabaga hehe, ese warubayeho mu buhe buzima. Iribagiza aramutekereza, aramubwira ati nari mbayeho mu buzima butoroshye, bari barankingiranye ntabasha gusohoka, ibyo kurya mbirira mu cyumba ahantu hose. Urumva ko byari ibintu bitoroshye, byari ibintu bitoroshye cyane kuri Iribagiza na Cyusa, n'agahinda kenshi. Ndabwiza ukuri ishyari si ryiza, kandi umutima mubi naho uzabageza cyane ko iby'isi tubisiga tukagenda. Ndabasabye mwebwe mukurikira ibiganiro byacu, ndabasabye ko mwajya muri comment mugatera comment mukambwira ati se nabakoreye ibintu bizima cyane nabakoreye bibi. Ujye muri comment ubimbwire birangire. Uyu munsi rero munyemerere tuyigaruke iyi season yavuzweho n'abantu beje ko ndagira ngo ngiye nyinjemo nyinonosere, wasanga bariyumvisha abandi bayisobanura bakaba barakubeshye, ariko ndagira ngo nimba ugeze kuri channel ya Iradukunda Kevin ugeze ahantu hanyaho ho kujya urumva ibiganiro by'ubwenge bigiye bigezweho. Munyemerere rero tugaruke ku nzira y'umusaraba yavugishije abantu benshi, yakajije abantu benshi, irimo akababaro n'agahinda n'ibyishimo byinshi ku bantu bayikunda. Iribagiza akimara guhura na Cyusa baraganiye biratinda bivugisha abantu benshi cyane, aho Iribagiza yageze agahura na mama Cyusa akamutekera akabwira ati naje kubwirwa na papa ko ari we watumye banyinjirana, ibintu bitoroshye na rimwe. Akambwira ati se ko nazaga nkabwira Rugema nkabwira ati ko Cyusa mushaka, akambwira ngo nagaze aho wagiye. Koko niko bimeze yaragukingiranye? Iribagiza akamubwira ati urabizi sinabeshyira papa, niko bimeze yarankingiranye mpera mu nzu, niyo mpamvu mutajyaga mumbona habe na rimwe. Ibintu byaje gutungura abantu benshi. Fabiola nawe araseba ukuntu arangiye abaza Rugema, aravuga ati se ni gute wafungurira inyamaswa y'umukobwa wawe, ni gute? Rugema akavuga ati se umwana mwamuretse nawe agafata uburenganzira muramukingirana nkande. Ariko ntibyashimishije Fabiola cyane ko ari we wari wanamufunze, akajya amugabura mu cyumba amucira mu maso. Kanyana nawe byaramunejeje cyane kongera kubona Iribagiza asohotse hanze nk'abandi akajya aganira nawe.
yari yaramubuze akibaza aho Iribagiza yagiye nawe atahazi, akavuga ati se murumuna wanjye yagiye hehe ko twabanaga hano, yaba yaragiye hehe? Ariko Fabiora akajya amubeshya ngo murumuna we yagiye muri Amerika niyo mpamvu. Ariko yaje gutungurwa no gusanga Iribagiza baramufungiye mu cyumba, atagira uwo abwira, atagira n'uwo abaza, akaza gusanga Iribagiza afungiranwe nk'imbwa irinda igipangu. Mwa bantu mwe, ibintu ntibiba byoroshye cyane, ni ibintu bivugisha benshi bikabaza benshi. Nagiye mbona abantu batera komantere zigiye zitandukanye, umva ziri kuvugisha abantu benshi cyane. Uyu munsi rero mureke tugaruke kuri inzira y'umusaraba yavugishije abantu benshi. Nagiye mbona abantu batera komantere nyinshi cyane, bakavuga ati se uyu mwana w'umukobwa arazira iki? Uyu mwana w'umukobwa arazira iki? Ko tumuzi ko ari umuntu mwiza, bamuretse akibanira n'uwo akunda, bakareka amagambo menshi bakavuga ibikorwa. Ntibabareke babane, cyane ko nabo bajya gukundana ntawe wababujije, babanye neza kandi barabyiruka. Ibintu nagiye mbona bitungura abantu benshi, bakabyibazaho cyane. Ariko Papa Cyusa aramubwira ati mwana wanjye ihangane kugera kuri siko gupfa, anytime igihe nikigera uriya mwana azaba uwawe, kandi abizi ko agukunda nawe umukunda. Mwese murakundana turabizi, ariko ise waba uramuzi ukuntu ameze? Ntabwo bishoboka ko wabana nawe Rugema atabishaka. Ihangane rero mwana wanjye, dutegereze uwo mwana avuke, ubundi ukomeze ubane n'uwo wakunze, ibintu bigende neza. Ariko mwana wanjye ugire kwihangana kandi ujye urarya, dore waranahorose umeze nabi. Nyabwira papa, nibyo nsaba ndabyemera pe, ariko nanjye ndemeza yuko njye ntigeze ntera inda isimbi. Ibiriya bintu ni ukumbeshyera kugira ngo tugumane, ariko njyewe isimbi sinigeze mutera inda. Inkuru yatangaje abantu benshi, bahitiyeho komantere zigiye zitandukanye. Nagiye mbona abantu bayirayikingaho cyane, bavuga ati se abo bana mwabaretse bakabana, murabahora iki? Murabahora iki mwaretse bakabana mukareka umutima mubi? Undi narabwiye ati nimujya mwumva rero dukunda Kevin, nta bintu byo kubabeshya, nzajya mbagira ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Baravuga ngo iyi saha y'Imana yageze byose birahinduka. Uwaguciye intege ni wowe ukubwira akubwira ati ibintu bimeze neza cyane. Uyu munsi rero mureke tuyavuge, tunakoma amashyi ko bongeye bagafungura Iribagiza wacu, twongeye kumubona yongeye guhura na Cyusa. Ntumbaze ngo bizaherera hehe, ntituzi aho bizagarukira. Dore noneho uwo bari barafunze arisohokeye, arigaragaje imbere ya Cyusa, dore ko bavugaga ko Cyusa ashobora kumukicisha akamujyana muri Amerika. Reka turebe ikizaba hagati yabo na Cyusa na Iribagiza, ko ese bazabana cyangwa azabana na Isimbi. Icyo nicyo dutegereje cyane cyane. Dutegereze intsinzi hagati ya Cyusa na Isimbi cyangwa Iribagiza hagati aho. Ariko buriya birababaje kuba muri abakobwa babiri muvukane ko mugwanira umuhungu umwe aba akwiye kurekuza umuntu agashaka uwo akunda. Nimba umuntu atagukunda, gute wata umuntu ukamwereka ko umukunda cyane? Buriya kirazira kwereka umuntu ko umukunda cyane, cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa, kirazira kumwereka ko umukunda cyane. Uko imweretse ko umukunda aragusuzugura, arakubahuka, arakubahuka kabisa. Ariko baravuga ati umukobwa nucisha bugufi, komeza ucishe bugufi. Iribagiza ndabizi ko Cyusa ari uwawe, nawe uzamugutwara, muzahora mukundana, kuko icyabahuje ni nacyo kizabatandukanya. Kandi ndabizi neza ko Cyusa ari uwawe. Uko tubibona ntabwo Cyusa yakemera kubana na Isimbi no yaba aramuteye inda pe, ntabwo byakunda, cyane ko Cyusa agukunda cyane, kandi natwe turabyibonera cyane. Jyewe wagize ikiganiro banyitira dukunda Kevin, nababwiye ubundi naje gukaba, nta bintu byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Oya, wowe wakandi subscribe sinshobora kugutenguha, kandi nzajya nguhereza ukuri kugiye gutandukanye. Uzanyange cyangwa unkunde, icya mbere ni ukuguha ukuri. Wakumenya kukakurya cyangwa ukabyibagirwa. Nabwiye ko nzaza nitwaje umutaka n'inkota mbaga nikomereza, nta bintu byo kubabeshya, nzajya mbaho ukuri uko gukwiye. Buriya hari filime umuntu areba akumva
muri we sinzi ukuntu yimajinye ngiye ndeba iyi filimi intera agahinda ariko nanone nkabigaruka ngo ati ibaze ukundwa n'umuntu n'abakobwa babiri bo mu rugo rumwe bose bakurwanira icyo kibazo uhita ukibaza ukavuga ati se bizagarukira hehe ubundi uyu mwanzuro uhita ukora urituriza ukabihorera njyewe bagezeho ikiganiro rero banyita dukunda Kevin bagezeho ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye ndashimira mwakandi subscribe niba nawe ugeze kuri channel vuba wakandi subscribe ukajya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi njyewe wabagezeho ikiganiro banyita dukunda Kevin tuzari mu biganiro by'ubutaha ciao